Robert, iyo tuvuze ngo M23 iri kurwana na FARDC birahanganye kandi bose bari gusenga, kuko nujya kureba urasanga hari abapfukamye barasenga, hari abafite abagore bari gusenga, hari ubwoko bw'abanyamurenge, sinzi wavuze ngo abanyamurenge bafata iminsi 3 ngo basenge. Hanyuma nsigara nibaza ubundi Imana iri ku ruhande rwande, ntamwe mu bimenya iri ku ruhande rwande rugomba gutsinda. Ni nka APR na Rayon bakinnye, Rayon abafana bari gusenga, APR bari gusenga, nindi Imana iri bwumvire hagati. Amatwi y'Uwiteka ari ku bakiranutsi bayo, kuyumva uko basaba nuko binginga, sibyo? Imana yumva isengesho ry'abakiranutsi, iby'abanyabyaha n'ikizira imbere y'Imana. Umunyabyaha ninde? Ni umuntu wese ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Turamubwirwa n'iki muri aba bantu? Imana yumva amasengesho y'abari mu ishyanga ryera, sibyo? Bayoborwa n'umwuka wayo, nibishaka ko bayisengera mu kuri no mu mwuka. Andi masengesho yose atashingiye mu kuri no mu mwuka nibizira. Yego. Kandi ntabwo izo duel za APR na Rayon Sport ngo za Ukraine rashingo M23 RDC, sibyo? Ikimana ireba nk'umucamanza utabera, irambura ikiganza igaza kwifuza ko bari mu isi yose, uri kumva? Hanyuma igiye guca imanza zitabera. Uko gupfa n'izi mfu, uyu mwuka w'urupfu ku bantu benshi ariyo twize tugaruka bushize uvuga ngo abantu bagurishije ubugingo bwabo. Even dusangamo n'abapasiteri benshi. Ariko abantu bari gupfa cyane kenshi n'impanuka. Abantu bavuga ngo shitani iri kwiba abantu. Imana yemera ko umushinga wayo ufailinga ku rwego abantu bapfa uko biboneye nk'ibimonyo. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu, uri kumva? Imana ishobora byose kandi bera hose icyarimwe, sibyo? Kuva na kera iyo abantu bumviraga Imana yazaga mu ruhande rwabo, batayumvira ikabihorera kuko ni amahitamo yabo. Abantu bahitamo kurimbuka bakarimbuka, bahitamo kuhabwa ubugingo buhoraho bakabuhabwa. Hanyuma ibyo kuba ngo Satani yiba abantu ntabiba, mu mboni zo guhitamo, iyo uhisemo umwanzi abanga Imana bose nibayisenge bazapfa be kwibukwa, sibyo? Satani yiba n'ubundi wahisemo ko amwiba. Abahanuzi benshi bari guhanura iyo ntambara ikomeye ishobora no kuba ndetse benshi bakanabigwamo bagapfa. Hari ubwo nshaka uruhare rw'Imana muri ibyo bintu nkarura. Niyo ngo ntacyo ntazamenyesha intore zanjye, iyo niyo kuza gusakuza kandi bigendanye na bwa buhanuzi dufite buvuga ngo Afurika izigaranzura abazungu. Umurimo wo guhanura ni umurimo mwiza wifuzwa n'abantu bose, ariko iyo uhanuriye mu marangamutima yawe, udahanuriye mu y'Imana uba wakisha. Ariko turabwirwa n'iki ko bahanuriye mu marangamutima se? Nuko ibintu byageze wandabaga u Rwanda rugufatirwa ibihano wenda n'urugero, none abantu bakavuga bati bakagira ubwoba, abantu benshi bakaba bafite ubwoba, none bagashingira kuri ibyo bagahanura. Yego. Ayo ni amarangamutima. None Imana ishatse gucishamo kuri yavuga iki? Ntabwo inzira Imana inyura ari y'abantu banyura. Ntabwo inzira Imana inyura ari y'abantu banyura. Inzira zayo zihabanye n'iz'abana b'abantu. Okay, reka twinjire muri iki kiganiro urambure neza mu buryo umuntu wese udukurikira ashobora kugira amakuru y'imvaho. Ariko iyo mvuga amakuru y'imvaho nuko byanze bikunze uku gucikamo ibice kw'Abanyafrika cyangwa abaperezida b'Afrika no kudahuza ari impamvu bwite z'abazungu. Twe twakora iki nk'Abanyafrika cyane cyane abanyamasengesho? Ariko abitorero se, abitorero ko Afurika ngo igomba kwigaranzura abazungu ni ubuhanuzi, ariko yakunda se ahubwo nta nubwo byashoboka ngira ngo ngewe tutegereze noza Antikristo aze yime isaha ye. Ntabwo azaza tukiri mu isi, ariko nyine n'urugero nyine ubwo mbwiye abantu tutegereze Antikristo aze yime isaha imwe, uri kumva? Hanyuma Yesu naza azashyiraho guhindura byose bishya. Roba, twemere abantu mu kiganiro kirambuye ko tuzibanda cyane cyane ku mwuka w'urupfu, ariwo tuzinjiriramo. Nyuma twinjire muri iki kiganiro kirambuye, none usobanurira abantu umwuka w'urupfu, kuko ngira ngo mufite impano Imana iba yarabahaye, ariko nanone abantu benshi ibintu by'Imana bamaze kubifata nk'aho ari agatogo, ku buryo badashaka kubyumva. Uyu munsi umuntu akavuga ati, ndaga urugero,
Perezida wa Repubulika avuga ati abanyarwanda muryame musinzire mutuze igihugu gifite umutekano turarinzwe. Mu kanya ajya kubona ukabona umuhanuzi ahagurukiye ahangaha ati mbonye umuriro, ati mbonye ibisiga, ati mbonye igihugu, ati mbonye umwijima hejuru y'igihugu. Noneho ukavuga se ariko dufite ikibazo. Iteka abantu basenga nibo batindi, abantu bavuga ko baba mu mwuka wo gusenga no kwinginga Imana no guhanura niba uzabona bari difera n'ibyo nibiri gushirwaho kandi ubona koko bifite rezo. Ukibaza ibi bintu twabigiyemo twasaze, twabihawe nabi. Robert, ibibazo byose ugomba kubisubiza uko byagenda kose. Nta kibazo ndabisubiza muri iki kiganiro. Bakunzi b'Ihumure TV mwaramutse, ngira umugisha wo kongera kubana namwe muri iki gitondo. Ntabwo ni jyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe dukoranye igihe kitari gito kandi tugikomeje gukorana mu gihe tukihumeka umwuka bazima. Hanyuma rero araza kutwibwira nk'ibisanzwe ko ari abamubonye ari ubwa mbere, ariko ngewe dusanzwe tuziranye. Hanyuma namwe mbasabe umugisha abakurikira Ihumure TV, mwakoze subscribe ndabashimiye, nawe utarayikora uyikore, tubane muri ibiganiro byacu bitandukanye. Twibanda cyane mu isi y'umwuka, ariko nanone tukareba cyane mu bukungu. Ibi rero tubigarukamo dufite intumbero y'uko umuntu agomba kuba ameze neza mu mubiri ndetse no mu mwuka akaza kumera neza. Reka rero dufate kanya gato gakwiriye twubaha Imana, dusenge kugira ngo turarike mwuka w'Imana bari natwe muri iki kiganiro, hanyuma tuze gukomeza ikiganiro. Data, turagushimye ko tubonye undi munsi udasanzwe w'agaciro, atakiguzi twishura kugira ngo tube turi amahoro n'imbabazi zawe. Abadushaka, abaduhiga ndetse n'ibiduhiga nyine uko bingana, uburinzi bwawe burahaba. Urwana intambara twe tutamenye nyinshi zikarangira twaryamye twasinziriye, tugakanguka turi amahoro, habwa icubahiro. Hari umuntu uri kutureba arwaye, umukize. Hari uri kutureba afite imanza, umuburanire. Hari uwabuze ibyangombwa, Data ndabizi ko wabishobora. Hari uwabuze epfo na ruguru ariko wamuha uturo aho aturiza. Hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abashonje, hari abarushye, hari abaremerewe, kandi twamenye neza ko uri se w'imfubyi ukamugabo w'abapfakazi kandi waje kuruhura abarushye n'abaremerewe. Bari mu bitaro bari kutureba, ni nk'uko tubasabira uburinzi kuri wowe, abari mu nzu y'imbohe badukurikiye, ndetse n'utureba ari mu gice yumva adakwiye gusohokamo ariko wowe wabasha kumusohoramo. Reka mwuka w'Imana bari natwe muri iki kiganiro, amaraso ya Kristo tugote muri iki cyumba twicayemo mu izina rya Yesu, amen. Robert, uraho? Meze neza? Ngira umugisha wo kongera kubana nawe. Ubushize ubwo twaganiraga twari twavuze ngo tuzagusaba ugaruke ku mwuka wihishe inyuma y'urupfu. Noneho binakubitanye n'uko uje, sinzi ikiganiro ejo narebaga niba ariko wa Pasi ngo humvikanye amajwi ngo y'umudayimoni ngo uri guteza izi mpanuka. Nguri guteza impanuka, si uguseka ahubwo rimwe na rimwe hari ibintu bikurenga ukabura igisubizo. So ngira umugisha, ariko nizere kumeze neza by the way. Ibyo wenda turabigarukamo mu kiganiro, ariko umeze neza. Imbere gato hari icyanditswe ntazi aho kiri, ariko nanone nabona kivuga ngo muri iyo minsi uzumva intambara, impuha z'intambara, ibishitsi hirya no hino. Ndashaka unsobanure hirya no hino ni ko impamvu mbivuze. APR na Rayon wenda iyo bari bukine n'urugero, cyangwa se muvene turi kurwana na FARDC, hari abinginzi, abanyamasengesho, kubera ko baravuze ati uko byagenda kose hari abajya ku rugamba, hari abatanga inote, natwe dusenge. So ndashaka kumenya Imana rero iherereye kuri ruhande rwa Rayon, rwa APR gusenga ngo dutsinde. Abantu badukurikiye ntabwo nanabibwiye, nitwa Robert, ndi umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Yada TV. Yego. Ariko watangiye na filime we. Ngira media house yitwa Yada Limited. Bamwe ibyo byose hari Yada Films, Yada Limited na Yada TV. N'ibindi bikorwa duteganya gukora. Amaproje manini. Yada se bivuga iki? Yada bivuga kuramya Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, umanitse amaboko gutya.
Igihe ni ukuramya Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, utsinzwe muri byose. Yego. Hanyuma reka nsubize ikibazo cyawe. Imana iba mu buryo butatu n'umuntu akaba ari mu buryo butatu. Niyo mpamvu tuvuga ngo dusa n'Imana. Imana turemye mu buryo bwo gusa nayo. Tugira icyitwa ubugingo, tukagira icyitwa umubiri, tukagira icyitwa umwuka, hanyuma tukagira igifu aricyo kijyana n'inda n'ibyayo, bimwita ubutunzi nyine. Mu buryo bw'ubutatu twabonye Imana, tubona Kristo, tubona n'umwuka wayo, ariko n'uburyo Imana yihishuriye abantu. Reka rero nkoreshe Kristo muri icyo kibazo cyawe cy'abinginzi basenga hagati ya APR na Rayon Sports, Ventura na Farides, Israeli na Gaza n'Abarabu, Ukraine na Russia, abaturanyi babiri batumvikana, umwe witwa umukristo uraza kubona Imana yanjye, undi yitwa umurozi, hose ni aho ngaho. Hanyuma reka nkoreshe ijambo ryitwa umwigisha n'umuyoboke. Buriya mu bwami bw'Imana harimo abitwa abiru ba Kristo, bazi ubwiru bwa Kristo, aribo bitwa abigishwa ba Kristo. Hakabamo n'abayoboke ba Kristo. Abayoboke ni abantu bayoboka Kristo bashaka mu biganza bye, badashaka mu maso he. Rero iyo mbaje ngo umugabo abantu basenga, manza kumenya ngo ni nyabahe, ese ni abigishwa nyakuri cyangwa ni abayoboke, sibyo? Kuko isengesho ry'umuyoboke ritandukanye n'isengesho ry'umwigishwa nyakuri. Ndi kugenda mbyumva. Nk'ubu mu Rwanda dufite abakristo babarirwa kuri 98% je pense, cyangwa se na 5 gutyo. Ariko la majority iyo ukoze research usanga ari abayoboke, abigishwa ba Kristo ari bake. Impamvu nakoresheje iyo term nuko mu mihamagara y'ubumana, donc Imana yashyize mu itorero, abamo uyu murimo witwa kwigisha, icyo bita umwigisha. Ni imirimo igera muri 5, ariko reka mvuga umwigisha. Umwigisha ni umuntu ukora uti, ni umuntu wigisha ubwiru bw'Imana, yigisha ubwiru bw'Imana ashingiye ku bitekerezo by'Imana, sibyo? Adashingiye ku bitekerezo bye. Nubona umuntu wigisha ashingiye ku bitekerezo bye, mere ku bafilozofe, ku badogiteri, ku bandi pasiteri, ibyo mubona, no ku muntu akitwa ngo ni umwigisha, uri kumva? Ariko yigisha ibitekerezo bye. Uwo ntabwo ari umwigishwa nyakuri wa Kristo. Kuko umwigishwa wa Kristo niba yavuye mu mwigisha, yigisha icyo bita ubwenge bw'Imana. The same n'umuhanuzi, kandi nawe muvugeho gatoya. Abahanuzi nabo tujya tubabona, abahanuzi bakora uwe murimo mu itorero. Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo ni umurimo mwiza wo kwifuzwa. Uyu murimo rero impamvu ari umurimo mwiza wo kwifuzwa, kuko ni umurimo uwukora avuga icyitwa amarangamutima y'Imana. Nuhura n'umuntu uri kuvuga amarangamutima ye, yambabona hano cyane cyane nko muri no misi ya M23 iri kurwana na DRC. Dufite abahanuzi bazana amarangamutima yabo. Bikumva niba nawe wanasoma na Bibiliya, niba nawe wanasoma n'ijambo ry'Imana, niba ni documente ngo bamenye information za hirya no hino. Warumbaje niyo ngiye kugera, sibyo? Ugasanga umuntu kuko yumvishe ko umunyamakuru Robert, umunyamakuru Emi, mvuze wowe twicanye nanze kuvuga abandi, yazanye information dogere, agahita nawe avuga ati c'est les informations dogere kangiye, sibyo? Rero ntabwo Imana yabuje abantu gusenga. Numva siwe twakiganiye harira. Yego, simbizi ndabyibuka. Ariko donc nari ndi kuguha urugero rwiza rw'umugore Yesu yasanze ku iriba, aramubwira ngo wamaye amazi yo kunywa. Umugore ahita avuga ati duhuriye he? Ngiye ko ndi umudive, wowe ukaba umwadeperi, bumva duhuriye he? Ni urugero nanze kugira ngo munyumve, kuko hari igihe ijambo ry'Imana umuntu aryigisha cy'imigani. Kuri umusilamu nkaba ndi umukatolike, duhuriye he? Yesu aramubwira ati yaba wari uzi gusabya amazi, sibyo? Ukamusobanukirwa, hanyuma wamara kumusobanukirwa wamenya ko afite amazi y'ubugingo, uyanyweyeho wese atazigera agira inyota ukundi. Umugore yamwumvishije avuga ati se ni wowe Mesiya, uri kumva? Yesu aba kugira ngo amwishure ko ari Mesiya neza. Aramubwira ati bamubwire genzanira abagabo donc umugabo wawe mubane. Nta mugabo ngira. Ese tuvuga ati uvugishije ukuri,
na batanu ndongo nuramwararanye ndaba ari batanu bose nta wawe urimo avuga ati muye n'umuntu w'Imana baraganira noneho sasa amubwira ijambo ryiza nkunda aramubwira ati rero basogokuza bacukuye aya mariba urikumva niyo mpamvu iyo nkora ikiganiro mbabwira umuntu ko akeneye guhura na Yesu adakeneye guhura n'umuhuza wowe na Yesu cyamuvuze nanjye ndashaka ko urisubiramo ntago nifuza ko umuntu udukurikiye agira umuhuza na Yesu ahubwo dukeneye ko umuntu ahura na Yesu bakaganira neza niwe biganirira noneho Yesu akamuha amakuru ahagije kuko mu kiganiro bagiranye cyari ikiganiro cyiza kiryoshye yaramubwiye ati rero umva mubwire wa mubyeyi mu gihe kizaza kigiye kuza sibyo abantu mwebwe mwasengeraga i Yerusalemu abandi bagasengera i Samariya mufite ibyanyu musenga ngo ndacyari kugusubiza ahandi ariko mu gihe kigiye kuza hari abantu data ashaka ko bamusenga sibyo bivuze ngo niba avuze ngo hari abo data ashaka ko bamusenga hari urundi ruhande adashaka ko bamusenga abantu ashaka ko bamusenga ni abamusengera mu kuri no mu mwuka sibyo kuko ufite umwuka w'Imana niwe mwana w'Imana niwe muyobozi donc wa mwuka w'ubutatu umuntu ufite niwe usenga data akamwumva naho abantu gusenga bwo barasenga sibyo ariko abantu data ashaka ko bamusenga ni side imwe y'abasengera mu kuri no mu mwuka gusoma Bibiliya ntago bisaba ngo isome umurongo umwe gusa ubwo birasaba kumenya ngo umwuka ni iki uhita wumva ko ari isezerano Imana yahaye abayizera sibyo kuko yaravuze ngo sinabasiga nk'imfubyi donc ndagiye ariko nikimara kugenda turaramprasanya turabisikana ndahita mboherereza umufasha ari umwuka wanjye uwo naza azakora umurimo ukomeye umurimo wa mbere akora ahita ajya mwitangirira bati ngiye kubamenyesha umwuka umenyesha ikibi n'ikiza kuko iyo umuntu ahagaze akagira agafata uruhande rumwe agafata aperi akazamura isengesho urikumva akayisengera ngo itsinde akayisengera ngo itsinde urikumva ni ikimenyetso cyerekana uruhande rwe kuko urwo ni urubuto rwo kumurondora kumenya imbuto ye ubwo the same na bya bindi wahoze uvuga gusengera Ukraine urikumva no kujya side ngo ya Isiraheli ukajugunyagaza biba bigaragaza side y'ishyanga ryawe ariko umuntu wahishuriye ubwami bw'Imana ari nawe usenga Imana ikamwumva abantu tujye tubabwiza ukuri mubyange mubyemere hari abantu data ashaka ko bamusenga abo bantu nabahe n'abantu basengera mu kuri no mu mwuka umwuka iyaje yemeza umuntu iby'ibyaha niyo responsibility y'umwuka kabiri yenda ku bya data akabahereza abo bantu rero bari mu icyo bita ishyanga ryera icyo bita holy nation holy nation bagira itegeko rya Holy Spirit umwuka w'Imana umwuka ni ubazaho ni ubagenga ni ubayobora muri ibyo mwana rinyo sinyikori byajyaga binesesa unkora ibyo nikoresha donc umwuka ubukuza gukora iki kiganiro ubu nkora ibyo ntikoresha wow sibyo ubukuza gukora iki kiganiro mu mboni zacu twe dushobora kwifuza ngo kize kuba kuwa mbere Imana kuko ishaka ko kiba kuwa gatatu bitewe n'ikishaka mwebwe murashahata ngo kugikorwe kuwa mbere bari bati kuko mwebwe muri vase d'honneur banje cyangwa se muri bikoresho byanjye muzagikora kuwa gatatu dushobora no kwicara no kuri kamera twati tugiye gukora iyi topic umwuka w'Imana agahita amara ati murakora iyi donc rero ni bande basenga ryari iyo usoma ijambo ry'Imana mu cyo bita warfare donc mu ntambara y'umwuka Bibiliya idusaba kwambara intwaro zose z'Imana azi kwamagesha sibyo ari igice kimwe gihuza umuntu wambaye intwaro zose z'Imana navuga ngo umukenyero kuri first of all iyo tuvuze ku gukenyera ukuri ni ukugira ubundi umukandara umumaro wabyo ni ukugira ngo imyenda ihame ikomere ibifashe neza ipantaro idatambuka kabiri butini ikajya igenda ipantaro iri pocket sibyo iyo rero Bibiliya ivuga ukuri ivuga Kristo haleluya sibyo mu yandi magambo umuntu uri ande oro ya Kristo umuntu udakenyeye Kristo by'ukuri my dear gusenga kwe reka nkoresha ijambo Bibiliya ivuga sibyo ryanditse nivuga ngo ni ikizira aya masengesho y'abantu benshi ubona Imana iri mwishira bareba ikabata
n'indu urusaku bana urusaku impande uwo ni n'umunuko kubera iki uri gusenga utazi ibyo usenga. Bibiliya ivuga ku bakiranutsi b'Imana iravuga ngo iyo ifatiro z'abantu zisenywe cyangwa se z'abakiranutsi b'Imana bera bakora iki? Barasenga. Umuntu usenga Imana ikumva isengesho rye ni umuntu uhagarara niba ari aka karere k'ibiyaga bigari ari gusengera bakita East Africa na SADC, akicara akabwira Imana akayinginga n'umutima we wose. Iyo niyo rero yategeye kubabwira ko Mana turamburira ikiganza, kuko Bibiliya ijambo akanarisengeramo yavuga ngo Imana irambuye ikiganza ihaza kwifuza izaremwe byose. Ndakeka la majorité compte, siko tuvuga mu ishuri la majorité compte. Abantu benshi bari kurambura ikiganza binginga Imana bibahagarikira iki? Intambara. Ngwiri sengesho rizamuka rimwe umuririmbyi aririmba avuga ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntago ajya agira ubwoba afashwa no gusenga. Iri ni ryo rizamuka rikarenga ino purafuri kureba, rikarenga n'ibicu ubona byo hejuru mu ijuru rya mbere, rikazamuka abadayimoni baryumva bakava mu nzira kabatiri muri he muriho umwanya iringiri rikagenda ngo rikagera kuri ofisi y'Imana ahantu Imana iba igakoma hera fungura ijuru gafungura Imana kabati uwo mukingura kavuga ati meze bite. Hari abantu bari kusenga bari kuzamura isengesho bati Imana turamburira ikiganza, sibyo? Nubwo impuha n'intambara zitabura, sibyo? Ariko abera bo mu isi nibo mfura z'Imana yishimye. Uwizera twari twaganiriye ndakubwira ngo tuzaganira ku kitwa umwuka w'urupfu ukumva. Numva nshaka no kuwinjiramo kuko nsobanuye ibyo bintu byawe ubwo urahishuriye umuntu wasengeraga Rayon Sport mu itsinda ya APR. Urabizi ko urumva ko ayo masengesho tarenga umutaro ntabwo Imana izo diri igizizamo n'ibitekerezo biciriritse by'abaswa, sibyo? Niyo mubibonye ni igihe cyabyo kiba cyabayeho kuko Imana igenera igihe cyacyo ikintu cyose, sibyo? Gusa hari izindi Imana abantu basenga anizereramo. Ushobora kubona abantu bunamye, ndabona abakinnyi bakunda kubikora, sibyo? Kabona bari kuramya, kubona bari kuramya bazi ibyo barimo, bazi ibyo barimo, sibyo? Izo ni nyinshi, Imana ni nyinshi. Hari umuntu wavuze ngo kuretse wanditse ukamenya ibyo zanditse nibwo wabimenya. Ariko abiringiye Imana isumba byose, yandi iri hejuru y'ibyo abantu batekereza, irema ishobora donc yandi Uwiteka ndiho. Bo ni abantu baba muri street y'umurongo. Bamwe Yohana yanditse ngo baje mu isi ntibamwemera, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nuko uriya amasengesho n'izindi urubona zirwa za Kigali ngiye mubwiza kuri njya muri domination, uri kumva yanjye domination yanjye ni ADPR. Ngiyeyo kubera izihe mpamvu? Umuntu kuba kubita service banyeneyo nanjye bakankubita izo bakeneye. Kwa kuri umuntu aba akeneye adresse nyine babarizwa iyo mihango yindi. Iyo ntaza kuba ndi muri ADPR hano hepfo saje mu ntibari kunsezeranya. Ako ga service bandanze rero bampaye nari ngakeneye ariko ntabwo kari biblique urabyibuka. Hari utuntu kutu service baduha urumva kwa kuri tujyayo tugaceza stress zikaba depression rero ni Imana ibizi impamvu twagiye. Imana imenya impamvu kurusha ibikorwa turi kuhakorera. Ako kana urakubona umurasirimba igisirimba. Hari umwana umwe yigeze kusirimba ahantu arasirimba yaryohewe noneho amena haleluya si kwa kuri yahise arakara buzi ibintu so jambo ndirimbo. Impamvu ni iyi urukumva impamvu zitujyana hariya ni nyinshi, sibyo? none se ijambo ry'Imana rivuze ngo data wa twese mwiza ni wese w'imyuka yacu, Imana niyo se w'ubugingo bwacu, sibyo? Bibiliya ivuze iravuze ngo ntihakagira umuntu mwita Rabi. Rabi ni umwigisha mu Giheburayi. Ntihakagira umuntu mwita data usibye so wo mu ijuru. Nimunasenga niba mushaka gusenga kuko abigishwa bwe Yesu twigishe gusenga tutazabiyobya. Aravuga ngo rero nimusenga nimukamere nk'indyarya zazimwe navuze gusobanurira ijambo ry'Imana. Nimukamere nk'indyarya ahubwo mujye musenga mugira muti data wa twese uri mu ijuru. Sometime iyo wicaye imbere y'umuntu ukamwita, nkunda kuvuga ibintu abantu bakanyumva umuntu kurwanya ngo badadi n'abamami. When you take person ukamwita data, ijambo ry'Imana ribivuze ni masengesho urakurikizaho it was 01. Abantu badukurikiye kuba tutazi amategeko y'igihugu cyacu turi abaturage bo mu Rwanda bisobanura ko iyo turigonze kuduhana batubwira ngo ntabwo twari turizi.
baraguhana bro byose wabizana kuri ri none se niba tuzi kubikora mu isi tukaba tuzi gutanga imigati batubaza imigati bituzana amabuye so mu ijuru wayobewe iki atwinjire ku rupfu twinjire ku ariko akantu ari ibintu uvuze bro reka nkubwire impamvu isi irarushye yego kandi bene isi n'abayituye turananiwe ndakubwira impamvu bro ubu reba ibintu byose byazamuye ibiciro ngiye natunguwe no kujya kwihagarika ahantu ejo twishyuraga 100 barambwira ngo ndishyurira 50 kwihagarika gusa niba wihagaritse ukaba uri bwishyure wakwibeshya ugacira ukaba uri bwishyure nawe ndashaka unyumve witonze ni iki kintu na kimwe kiri mu isi kitari bugukostinga ikintu kimwe kiri mu isi kitakostinga umuntu ni choice okay no ndashaka nkubaze naje mu isi nabigizemo uruhare wowe aya none kubera iki mbayeho ndira amarira adakama uri kubariza abandi ariko of course uko erega impamvu dukora ibiganiro hari abantu badukurikira batwumva hari n'abarushye batabona inzira ngejo numvisha umugore ugiye kujya kwiyahura yaganiraga n'umutipe turi kumwe ariko aca ku ruhande umutipe adeviye imodoka ngo anyure undi mu afande bajya kureba uwo muntu ariko basanze already yamaze kunywa imiti yo kumwica apana kuvuga ngo iki yatangiye kuzana urufuro ubutabazi bakoze uwo muzurana nawe ntaragaruka ariko ngiye navuze ni muzambabarire nganire n'uwo muntu uzi impamvu umuntu wageze ku urwo rwego haba habaye iki uri kunyumva so hari umuntu uri kutwumva nonaha ntabwo yigeze abwira niyo mpamvu buri bantu ngo bashima sinzi aho yigeze bimbwira ati umuntu ujima ngo Imana ntiyangize ihene basingiriye ni bakanyamo burushete bikaragira no izi mpamvu se ntabwo nagomba kudisikita ngo ngira iki njye nasanze already ndi mwene runaka mvuga kwa runaka kuki navukiye mu Kiyovu ku musaza so nisanga muri situation ngewe uri kunyumva ndi gukumva mbaho ndira buri munsi nigeze ntera umwana nigeze nzana grippe mu rugo kugira ngo mve iki kibazo uremere gifite umwana aza kurwara grippe kandi uruhinja ari yo yizanye niciriye imanzu udashobora kuba yego numvise ntakwiye kubaho sigara nibaza iyi mitima kuko urabona abantu bari gupfa ntabwo bazanye intambara bene gutegura intambara abanyepolitike babicaye muri ofisi na mayoneze imbere yabo Imana ibaha icyo cyubahiro twebwe abasivili bro imitwe yavuyeho amaguru yavuyeho amaboko yavuyeho so ndashaka urugero rwabo Ramaphosa ejo bundi yohereje muri Kongo babanyujije hano yo mubwira bafite n'isoni wabonye South Africa bari guca hano bubitse imitwe bari bagiye kurwanira igihugu cyabo ni inyungu z'umuntu runaka bari kurwanirira none ngiye nsigara nibaza ukugupfa niyo nzira bicamo niyo process yose yego iyo bavuze ngo ni amahitamo yanjye bitamba nk'aho mutipe hari umutipe wenda niko nsorezaho ntabwo mukubwira muzi abantu bashobora guhitamo umunyanga ati ntabwo nzashaka ateze kubera icyo utazashaka ngaho dukora umwuga umwe ati utazashaka ni bro ati duherutse kujya gushingura umuntu Rusororo umutipe apfushije umugore sanga ku gahinda ngewe ntabwo nakaresista ndeba umwana kuntu mwagiye kwa muganga ubwo twajyanye umwana kwa muganga kuri Polifame ababara ati ndebye agahinda umwana afite ntabwo nabyara kuko ntabwo ngiye na resist urumva ihungabana isi ifite n'abantu bafite yego none iyo uzanye amagambo yo kumuhumuriza usanga uhumuriza yaramaze kugera niba ari igihe n'umwe okay reka umwuka w'Imana mfashe kuko uburyo narambuye iki kintu ni ikintu gikomeye gisaba ibintu byinshi ariko reka nyikore muri ubu buryo urupfu ni urubori sibyo
rubori, sibyo? Urabona ko inzuki zigenda zizenguruka zikajya ziri gutara, zigira icyitwa urubori kugira ngo zibone ubuki. Donc n'urupfu narwo ni urubori. Yego. Rwirwa ruzenguruka rutara kugira ngo rubone ubuki. Yego. Kuko ndavuga urupfu mu buryo bune. Bizera ni irembo. Donc ni irembo, ni ubuki. Hanyuma kuba atizera ni umubabaro ungana n'uwo uruyuki iyo ruri gutara ruba umuyugira ariko rugurwinze. Bwa bubyimba ugira rwose uri kumva kuba atizera ni uko nguko, sibyo? Impamvu abizera bajyaga baririmba indirimbo bakavuga ngo nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bidasanzwe, ngo nzabona ihirwe ngiye mu ijoro. Yego. Urupfu ndaruvuga muri ubwo buryo. Bwa mbere na mbere rumenyekana cyangwa se rwumvikana mu matwi y'umwana w'umuntu, rwumvikaniye mu ngobyi ya Edeni. Ruvuzwe n'Imana kandi Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana ibihe n'ibihe. Ni ijambo Imana yavuze ngo no gupfa muzaba. Yego. Hanyuma navuze ko umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, umubiri n'ubugingo. Hapfa hamanza gupfa iki? Umubiri. Uyu mubiri twambaye, reka ngugereranye kugira ngo wumve neza, ndawugereranya n'ibintu bibiri. Reka ngugereranye na telefone. Iyi telefone uri kureba iyi ngiyi, imbere habamo akitwa sim card. Iyi telefone iyo ipfuye ushingamo agashinge ugakuramo sim card yawe. Niko n'umwana w'umuntu iyo ashizemo umwuka bigenda, sibyo? Imana ishinga amagano igakuramo sim card yawe. Imibare igize sim card y'umuntu iba itandukanye n'iy'undi. Ku isi uba ufite passcode yawe ku Mana itahuye n'iy'abandi bantu. Nta muntu uzigera uba Emi seriyo namba yanjye itandukanye n'izo. Namba yawe itandukanye n'iya Robert. Gusa njya ndeba injiji mu by'ibitekerezo ugasanga umuntu ashaka kwihadika ngo amere nka Emi. Yego. Ugasanga yaragize n'ishyari, ari gushaka kubika ibintu bya Emi. Yego. Ngo akanabiroga. Ngo ari kuroga. Ntabwo Emi wamushobora kuko sim card ye ni imwe. Hanyuma hari ibintu abantu batarasobanukirwa. Birashoboka ko iyi device, iyi telefone yitwa Tecno Spark 10 Pro. Nyirayo donc uruganda ruyirema rwari rufite ikintu ruyiremeye. Hanyuma nanjye njya kuyigura, nari mfite ikintu nshaka kwizankorera. Hari ujya kuyigura ashaka gukoresha ibintu by'irembo, hari uvuga ati ndawe yikoresha kuko ifite storage nini kuri YouTube, hari uyigura ati sheri wanjye mwemeza. Wemera ko hari umuntu ujya ugura smartphone kugira ngo abantu baririmbana muri korali bajye babona ko agize gute? Icyo cyonyine my dear, niyo yaba itacaginze, sibyo? Tarimo n'umuri. Ariko abantu baririmbana babe bazi ko afite smartphone. Hanyuma ari igihe iyipfa ariko ugakora icyo bita swap. Buriya mu isi y'umwuka aba bana tubyara it was sim swap. Buriya iyo umuntu yabyaye nk'uwo wavuze ngo ntabwo azabyara, ni umugabo ntabwo ari umutware, sibyo? Uzi gutandukanya umugabo n'umutware? Umugabo n'umutware menya ntabizi. Umutware ni umuntu Imana yashyize mu bitekerezo byayo nyine, kuko ntabwo twebwe twaremwe ngo dukoreshe Imana, ahubwo Imana yaraturemye ngo idukoreshe, sibyo? Tubi ibikoresho byayo. Donc umuntu Imana yashyize mu vision yo gutwara mu creating a family bamwita umutware. Hanyuma ntabwo abagabo bose, donc abantu bafite igitsina gabo bose ari abatware. Hari n'abagabo gusa nyine donc bakora umurimo w'ubugabo. Atari abatware. Ngo uri kubwira ngo ntabwo ngo azashaka, ariko ntabwo areka gukora imirimo y'abagabo. Ariko ntabwo bamuha inshingano zo gutwara ngo abishobore. Semu n'abagore n'abafasha. Buriya abakobwa bose mwavutse bajye bababwiza ukuri, ntabwo ariko mwese muzaba babafasha. Cyo kuza muzajya mukora umurimo w'ubugore.
Abasuje cyane abagore. Abatware ni bake nese bari abahungu bamwe amapantaro barayamanuye nta bushobozi bafite bwo kuba abatware. Satani yarabishe, ndi kwinjira mu rupfu kugira ngo ndi kugenda step by step, sibyo? Abandi ibigo barimo barabizi, donc ni bakeya, dufite abatware bakeya. Bibiliya nayo yarabyanditse, ibyandika ivuga ko mu minsi y'imperuka, sibyo? Abagore barindwi, ntabwo yigeze ivuga ngo abafashe barindwi, yavuze abagore. Abagore barindwi bazajya bahamagara umugabo noneho, apana umutware. Avuga ati mwanda teramo nta kibazo tumwikirire. Byaje rero turi kugenda tubyinjira. East Africa tube clear niko bizarabarangirana, abantu bari muri East Africa, abantu bari muri Congo, abantu bari kurwanira muri Congo. Ega nicyo umuzungu, niyo target y'umuzungu. Ndi kwinjira ku rupfu rero sasa. Bwa mbere rwumvikanye rivuzwe n'Imana, sibyo? Buriya mu bintu Imana izahana ku munsi w'amateka, nuko tubivuga abantu bakumva ari ibintu biri aho ngo n'abazungu babihimbye. Okay, sawa, mufate ko ari abazungu babihimbye, batari ko muri kutangira kubona ko atari abazungu babihimbye, ahubwo ari nako kuri kwisi. Reka twemere ko ari alternative. Wavuze ijambo riri muri Matayo 24 rivuga ngo Yesu yamaje gutubwira ibimenyetso byerekana kugaruka kwawe, cyangwa se ibimenyetso by'imperuka. Urumva? Ababwira ibintu byose bizaba, aravuga ngo mwigire ku mutima, kuko nakubwiye ngo ubwiru bw'Imana butandukanye n'ubwiru bw'abantu, sibyo? Avugamo iby'intambara ni mu hazaje. Dufite abanyamakuru bazi kuzihuhera, abana bishoboye kandi zinarebwa. Dufite abahanuzi bazi guhuhera, banakurikiranwa cyane, sibyo? Urumva? Ibyo byose nyine byagiye bisohora. Reka ninjire ku urupfu hapfa umuntu umwe, sibyo? Reka kafate n'undi rugero kugira ngo abantu babyakire neza, babyumve neza. Ntanze urugero rwa simukadi. Kwa kundi ubura simukadi ugiye guswapisha, donc wayitaye bakwibye telefone, ni kwa kundi nyine, kuko ibitero urupfu ni byinshi. Hari igihe umuntu apfa ahagaze, none se telefone yawe nishobora kubyuka mu gitondo ikaba yizimije, ukaba uyifite abantu babona ko uyifite ariko idakora. Nuko ubu dufite abantu bapfuye kandi twigana no muri sosiyete batari. Hari abanyarwenya ubundi babiri nabonye ngo batumiye, ngo batwitse ahantu bari bagiye. Ndareba navuga ati nta kintu kigora ngo gusanga umuntu tumubona nyine anasetsa abantu bishima, ariko mwisi y'umwuka ubona ko sibyo. Uri kumva n'urugero nyine ngo haye. Donc ndashaka kubivuga, umuntu apfa ryari? Iyo areba kubiboneka by'akanya gato. Ari ijambo ndarivuga mu cyongereza kugira ngo abantu babyumve neza, icyo bita joy, pleasure and bliss. Uyu mubiri dufite ugira ibyishimo by'akanya gatoya, hanyuma umwuka ukagira ibyishimo by'igihe kirekire, hanyuma ubugingo kuba buhishuriye bugira ibyishimo by'iteka. Ni ibyo Satani aza kwibamo no kunogoramo. Uri kumva? Uzumva abarokore benshi bari gusenga bavuga muri dufashe igihe mu ntambara turwana n'isi, Satani ndetse n'umubiri. Bavuye umubiri wacu ari urugamba ku muntu w'imbere, ku muntu usobanukiye kurinda umuntu w'imbere kurusha uw'inyuma. Uyu mubiri ukunda ibyishimo by'akanya gatoya, uyu mubiri ukundira harya akanya gatoya, ariko izi decision, izi choice zirangira ari urupfu. Ambisubiremo, iraha amahitamo y'akanya gatoya angana n'urupfu. Nuhitamo guha umubiri wawe ugahitamo icyo bita iraha ry'akanya gatoya. Iyo nanze urugero rw'iraha ry'akanya gatoya, bahanga donc aba psychologist n'aba biologist bemeza ko ikintu gaburiye umubiri rimwe kabiri gatatu, kuko umubiri donc soil n'umwuka n'umubiri byose bikora recommendation kuri icyo kintu, baragiservinga. Niyo mpamvu hari umuntu umwe twize kuganira amenya igitekerezo. Buriya mwe ababyeyi nimudukurikiye b'abamama n'abapapa, umwanzi wawe wa mbere ni uguhera umwana igitsina bwa mbere. Guhera umwana igitsina bwa mbere, aguhera umwana wawe igitsina bwa mbere, umusambanya.
Okay. Niwe mwanzi w'ababyeyi cyane. Kuko iyo abikoze atari mu gihe cyabyo aba mwishe bien. Ni mujya munasengera Brahimi, reka ngaruke iki kiyo, urabona ko ngize agahinda. Ndabibona nawe uri umubyeyi reka. Yego, ni mujya musenga buriya niba ari ikintu Imana izabaza abatware bo mu rugo, umuntu uzi ko ari umutware atari umugabo mu rugo, sibyo? Ndabizi ko iri jambo ushobora kwikoresha abantu bakaryumva nabi. Umutware n'umuntu ufite vision y'umuryango, sibyo? Nujya wicara unasengera abana bawe, uhishurirwa icyo bita plan of God, umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kuko urupfu rwa mbere rubaho ku isi, rubaho rubi, ni ukukubyara ukazageza igihe tujya kugushyiraho cya giti kimeze gutya, umusaraba, utarasobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Shaka bisa taramenya icyo wazi. Donc niba hano hari abana bawe babiri Imana yaguhaye, ase you supposed to ask God, Imana kubera icyo umaye aba bana nabiki, ubafite ubuhe mugambi, niye plan kuki washimye kubanyuza muri ngewe, ubafite ubuhe mugambi. Ubwo nigiye Emi nawe yisobanukiwe iki umugambi w'Imana nicyo bereye. Rero urupfu rwa mbere rubi ni ukubaho bakazagenda bagutaba udahishuriwe icyo Imana yakugeneye gukora abandi, upfa nabuti. Uri kumva? Iyo umuntu amaze guhishurirwa icyo bita plan of God cyangwa se umugambi w'Imana mu buzima bwe, hari ibintu bitatu biba mu buzima bwe bikomeye. Icya mbere, yuzura icyo bita amahoro, peace of God, sibyo? Amahoro y'Imana ya yandi Yesu yahaye abigishwa. Aravuga ngo mbasigiye amahoro atari nk'ay'abisi, sibyo? Kantu karandyohera, amahoro atari nk'ay'abisi. Hanyuma ikindi cya kabiri, donc iyo umaze guhishurirwa umugambi w'Imana ku buzima bwawe, donc ni iki naremewe, ikindi kintu kiba mu mutima wawe nicyo bita kunyurwa, biva ku Mana. Bibiliya ivuga neza abantu cyo koza umutima unyuzwe, sibyo? Donc kunyurwa bivuye ku Mana, amahoro, kunyurwa bivuye ku Mana. Ikindi cya kabiri kikuzo nicyo bita urukundo rw'Imana, hallelujah, love of God. Donc urukundo rw'Imana rumara iki? Umwuka w'Imana yamaze kuguhishurira umugambi wawe, Emi akavuga ati wowe nakuremeye guhumuriza abantu banjye. Iyo ni plan of y'Imana, nicyo wavukiye, nicyo uremewe, nicyo uzakora mu isi, ukagikora uryoshye wumva unyuzwe nacyo, kigufasha gukunda abandi nkuko wikunda, kuko nicyo tegeko rikuru. Uri kumva? Kinagufasha kubaho ufite amahoro yawe, kuba ati ibintu byanjye nabikoze neza, nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bidasanzwe, nzaba naravuye mu isi. Ariko iyo utarayishurirwa icyo kintu, unagihishurirwe n'abagukwikije, uba mu buzima buhitamo nabi. Buriya uzi ikintu wambwiye ngo dufite mu isi kurusha ibindi byose birahenze, ni choice, mahitamo. Nahuje iki kiganiro cy'urupfu kuko ndumva kiri muri dimension nini, ariko abantu bagikurikire bitonze. Nakubwiye ngo umubiri ugira ibyishimo by'akanya gato, sibyo? Ariko ibyo byishimo bifasha ni rwa rubori rw'urupfu. Hari igihe ukafata urugero, abantu badukurikiye murabyumva neza, uzi ko umwuka umenyesha ikibi n'icyiza umenyesha umuntu agasambana mu minota 30, sibyo? 30 minutes yonyine ikabira. Donc bya byishimo byo muri 30 minutes, icyo bita kwigambanira. Imana ishimwe, iyo terime numva ikomeye. Icyo bita kwigambana, umuntu ugasanga yigambaniye mu minota 30 yonyine, sibyo? Kandi ubwo bugambana akoze bukazamubaho full time y'ubuzima bwe bwose, sibyo? Nk'aba bajeni twahoze tuvuga, wowe ugiye gushaka umuhungu araje kurambagije umwana w'umukobwa, ntakubwiye vision afite, yumva afite icyerekezo afite, ngukore senteze wumve niba uzamufasha muri izo vision. Yes, muragiye ngo yabonye ngo nyashi mu kibuno ngo kiratendera, icyo kibuno azakimaze iki? Sibyo? Niba umuhungu aguterese nakubwire vision izi, sibyo? Niwumva uzaba umufasha muri zo, uri kumva? Ubyemere nyine, ubyemere, mugende mugire gute mubanye. Unashaka kumbyarira abana, ushaka kubyara nabi iki? Siko bahungu baza babwira abakobwa. Donc abana bashaka kubyara bangaye,
ese wowe urumva uzababyara? None se uhuye n'umuhungu afite igikomere cy'abana iwabo, niwe wenyine bafite, ukumva afite gahunda yo kubyara 12, wowe muri wowe harimo gahunda yo kubyara 2. Urumva utagiye kurema intambara zidakwiriye, kwiba bano bantu biba. Ubwo ni kuvuga ku rupfu narwinjiyemo, sibyo? Kuko nahereye ku gupfa uhagaze. Nari naho abantu benshi bakunda kwikorera akagambanye. Navuze ngo ubugingo buhitamo icyo bita ibyishimo by'iteka, sibyo? Hanyuma umwuka ugahitamo ibyishimo by'igihe kirekire, umubiri ugahitamo ibyishimo by'akanya gato, icyo bita kureba kubiboneka. Donc bino biri simple, ibintu byoroheje. Bivuze iki cyangwa se bisobanuye iki? Iyo umuntu atangiye kuba mu buzima buhitamo, reka mfate nk'urugero, Bibiliya ivuga ku mafaranga. Amafaranga ngo ni umuzi w'ibibi, kuyakunda. Ntabwo Bibiliya yigeze ituza gushaka amafaranga, kuko yaratubwiye ngo muzahirwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Ariko umuntu wese ukunda amafaranga, iyo tuvuze gukunda amafaranga ni ugufata ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe bukaba bwagukoresha ibintu bibi kugira ngo ubone icyo kintu. Nicyo bita urukundo, kukitangira muri rusange, sibyo? Uwo muntu iyo ukunda amafaranga utazi gushaka amafaranga, birangira ugambaniye ubugingo bwawe. Kandi ubugingo bwamaze kugambanirwa buba buzirikiye mu maboko ya wa mwanzi Satani, niko umuririmbyi yaririmbye, sibyo? Icyo gihe rero urapfuye, karabaye. Sibyo? Wamaze uba abantu bose barwana, nsubire hamwe hasi wari uri kuvuga. Akenshi ikintu bapfa urakizi? Ntago nyizi. Inda. Sibyo? Ubu none wongeze muri kwa rupfu, tubona umuntu akaba afite amafaranga. Wari wabona umuntu w'umukire wapfuye ahagaze? Ari umukire? Benshi yarapfuye ahagaze. Man, nawe urabona nawe ukagwatira amujyana kugitondera mwana. Roho mbi. Iyo bavuze roho mbi, ubugingo. None se ubwo n'ubwo ubugingo bwe buri ahantu habi. Ukamukinisha Imana urayakumena, ayakurangiza. Donc societe kugera wavuze ndi kuganira gake kugira ngo ngere ku kibazo wambaje, kuko cyari kirekire nanjye kanyisobanura kirekire. Nibwo byiza. Niho uhurira na wa muntu uri kumva. Buriya umutima w'umuntu ntabwo ujya urya ruswa. Niyo wagira ute, uzi ko umutima w'umuntu bazana umwana w'umukobwa bakamuzana muri kadasiteri itariye nyine yakujeho nyirayo. Yego. Akaryama igitanda cyiza ariko bikanga, umutima ukavuga ati sohoka muri iyi nzu ntabwo ari yawe. Uzi ko wicaza muri V8, sibyo? Abakubonye nyuma bakavuga ati dore umuntu wakize, umutima ukavuga ati va muri iyi modoka si yawe, sohoka. Sinzi uri kunyumva neza. Noneho rero iyo ibyishimo by'akanya gatoya by'uyu mubiri uri kumva, niyo mpamvu Paul bajyaga babwiriza itorero bakavuga ati rero narizi byo kwizerwa, isigaye mbiki ikamba ry'ubugingo buhoraho. Yes. Uyu muntu wanjye w'inyuma arashaje, ariko umuntu w'imbere ari kugenda gwiza imbaraga. Nibyara umuntu w'imbere agwiza imbaraga, ni igihe umuntu w'imbere yujuje bya bintu nahoze mvuga. Yes. Afite amahoro, niyo yabakennye. Nafite kunyurwa, niyo yabakennye. Yes. Nta muntu n'ukuri. Hari abantu ibyaha buriya mu buryo bwo gupfa, apfa nyine ubwo buryo butatu mubiri. Buriya iyo umubiri w'umuntu upfuye tumujyana irusoro, sibyo? Hanyuma iyo umwuka w'umuntu upfuye, umwuka w'umuntu upfuye uri kumva, turamutunga, ariko ikimana yamuremeye n'aba akigikora. Yes. Hari igihe ubona nk'umwana, urumva Imana iturema yari dufiteho umugambi mwiza. Akavuga ati Emi azaba wenda umunyamakuru, Robert azaba umupasiteri, Kanaka azaba umuganga. Donc Imana nicyo rero turemeye kugira ngo tube complementary. Umuntu wapfuye uhagaze rero abona umunyamakuru agashaka umunyamakuru. Akumva yasa na Robert neza kandi abirwanya. Uzibona abantu batandaraza, uza abantu bafunguye za YouTube. Byore bro, akavuga ati mfite yo kugura kamera na machine na internet mu rugo hari hagije. Umuntu umukoresha ikiganiro uri kumva, sibyo? Akasohoka bati barakize. Ntafite n'umusemburo wa dopamine wanavubura. Iyo dukora ibiganiro gutya
kuko ari utuntu twacu, kuko ari Imana yaturemeye, Ego. turaryoherwa natwe ubwacu niyo mutabireba tubanza gufashwa kuko ubu iki kiganiro turi kugikora niyo mpamvu umuntu dukora twafashijwe nuko bro. twafashijwe Yeah. niyo muraza kukibona turyamye cyangwa nigendeye ndi kuka motori naruhutse ibyo bintu narangije gufashwa, wowe uraza gufashwa, ubu ni broadcast kuri wowe sibyo. Kubera donc ndi kuvuga kugira ngo umuntu yumve icyo bita gupfa uri kumva mu mwuka no gupfa mu mubiri, abantu bagiye bamenya kubitandukanya. Iyo umuntu apfuye ku mubiri rusororo, ibyo cyo turakizi tukiziranye, ariko hari igihe umuntu none apfa mu mwuka, sibyo, mu mwuka ukaba warapfuye, bana ibintu akora, ibikorwa akora ugasanga none se wambwira ngo umuntu urarabyina ku ngo z'abantu acuragura ari umucuraguzi aho ndabira birenge bya uriya muntu aba ariho mu maso y'abantu, mu gitondo abyuka ajya mu mirima aza kuri YouTube abandi, ariko kubera ko yapfuye asubira cyabaho man bitabaho are abantu bacyacuragura niba badacuragura bararoga. Naratangaye barokore, uziko barokore icyaha batarahishurirwa hari nacyo, ariko bamwe barakimenye babandi bo hejuru nicyo bita ku bantu, ariko ibindi baraterekera abanyagwa bararoga baratongera, uziko batindi batongera neza burundu. Umuntu agasanga ari kwatura amagambo mabi kuri mugenzi we, nese ko utaniye n'umurozi, usije ko twirwa burari kuna Yesu yabuje abantu gutokora agatotsi kari mu maso y'abandi batari mugogo, ari igihe abantu bicara natwe tujya dukora mistake, ugasanga umuntu ari kwego Kigali ngo hari abapasiteri ngo batanze ubugingo bwabo, nabo wareba ubwe ugasanga yarabutanze, nibe nabo bahisemo kurimbuka we none azanarimbuka atanariye. Nese umuntu ugambanira ubuzima bwe kugira ngo ntaba yirimbuye aba yiyahuye. None ariko umuntu wigambana, kwigambana ni ikintu kibi, gukora mistake kwigambanira ubwawe. Njya nkunda kubwira abana b'abasore n'abakobwa navuga mani, mbere yuko ujya gukora mariage reka kubanza kwigambana. Ese ababizi cyangwa nta byabazi? Benshi ntabwo baba babizi, abikora atabizi, benshi ntabwo baba babizi. Ni icyaha se gukora icyo utazi? Wambwiye ngo itegeko kuba utarizi sigeze cyo ko ritaguhana. Nukuri kuba waranze kwakira se umwami n'umukiza udashaka no kumva mu matwi yawe, ntabwo ari igisobanuro cyo kutazarimbuka. None se mu Rwanda urufatiro rwa Kristo ni rurimo? Icyo gihe Imana ibifitemo uruhare. Iruheze yigeze ikumenyesha. Impamvu itorero ridataha ni kuruveze impamvu Yesu azagaruka, ubutumwa bwiza bwarapiye mu isi yose. Ubusose ntibwahageze. Butahagera. Mwirwa musikororinga kuri YouTube mugahura n'ababwiriza mu masoko hagati ni hano bwawe nta buryo ubona bari guhanura abo mutarati twagiye bati muzari karega ntabwo nabashaka no kumwumva. Imana irihishura kandi ubyo yishura nta muntu Imana izarenganya kuko Imana n'umucamanza utabera. Uhita zishura mu bicuku bya nijoro. Sawuli niwe wamubwirije ko yari umwicanyi. Yaramwinigiye ubwayo iramunweza mugatudenganyiriza. Imana ikwishura mu ijambo ryayo mu bicuku bya nijoro ukizwe. Siyo yakuremye se, siyo yaremye umuntu. Ntabwo Imana ishaka ko turimbuka. Gusa uyibaje liste y'abazarimbuka. Avuga ati do babihisemo. Nibo babihisemo. Kurimbuka ni amahitamo y'umuntu. Kandi ngo yinangira imitima ya bafarawo. Nameze nkabo. Ibi nangira hacize igihe kingana iki? Hatamanje ibyaha 10. Ibi nangira hacize igihe kingana iki? Icyo niyo n'indi topic. Iyo n'indi topic. Bazaganira ukuntu umuntu yanga kumva ubutumwa bwiza neza bitanga. Sibyo? No ndi kuvuga ku rupfu rw'ubugingo. Sibyo? Navuze ko ubugingo buhitamo ibyishimo by'iteka ryose kuko n'Imana izubaha iteka ryose. Urukumva? Iyo umuntu rero afashe ibyishimo by'iteka, navuze ko ari bitatu. Ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, sibyo? No gufuza urukundo rw'Imana, kugira amahoro atari nk'ay'abisi, ukumva, no kunyurwa. Buriya ikintu kizakubwira ko umuntu azarimbuka ni umutima utanyurwa. Ntabwo nagasinyari gatoya. Umutima utagize gute utanyuzwa. Ubundi kugira ngo umutima unyurwe, donc umutima abamumworera, uri kumva, utuzura kuri kamere y'umwana w'umuntu, donc yandijwe na Satani, sibyo? Kugira ngo icyo cyobo cyuzure ni uko Imana izikakibamo.
rero kandi kubamo Imana yashimye kuba mu mitima yacu ikoresheje umwuka wayo. Ubwo ni ngo umuntu udafite password y'umwuka w'Imana afite ikimenyetso cya Antikristo. Ya Antikristo mujya mwitegura ngo 336 ngo azayidomba ku gahanga, kandi umuntu afite icyo kimenyetso urikumva, ariko ngo yagitegereje ngo njye ni cyiza ngo sinzacakira urikumva, kandi ari kwicara akagambanira abandi ngo gakunda atsigarana ubutunzi bwabo. Uri umuntu wuzuye bro, arabura nk'umwuka wera. Emi, abantu bapfuye bahagaze, abantu abo ni abari gupfa mu bugingo. Yego, babandi reka gere kuri babantu bawe, umuntu yicara noneho umutima ugatangira kuvuga ati yahure, dayimoni zikaba ati rero twaragushyikiriye, amaze kwigambanira, warihemukiye urkumva aritwa abandi, urasenya ingo z'abandi urkumva barahemutse, wakoze amakosa, waribye urkumva, kamere, roho, ibyishimo byayo twarabiguze urkumva. Sasa akantu kabakoroga mu mutwe, abantu benshi abo muri siyansi babyita ngo ni mind, sibyo? Serivano hazamo akantu kikaraga kati turashaka amahoro, sibyo? Roho ikagira ati nyamara ndashaka amahoro, numva nsabwa kugira urukundo rwo gukunda bagenzi bawe, kuko Imana yagiye iturema bigiye bitandukanye. Urumva wabaye ugira umwuka ukubuza, ari nk'abigisha bajya bigisha ngo haleluya birasaba ko wikunda, sinjye mva ngo bigisha inyigisho yo kwikunda. Warikunze ugera ku rwego muri wowe Imana yashyizemo kamere yo kugaburira abashonje, wabageraho kamere ikakubuza, donc kamere ikakubuza, uko igenda ikubuza ibyo bintu ugenda byandika mu bwonko no mu mutima. Uzi impamvu biribuza abantu gusambana? Donc nuko izi kubusambanyi, iyo umukobwa, umugabo n'umugore basambanye bakoze icyaha cy'ubusambanyi baba babaye umubiri umwe. Ngo uba wakiye kamere na dayimoni ziri muri uwo muntu, ziza kwikaraga mu bwonko. Ese umuntu agira dayimoni zimubamo? Umuntu iki dayimoni ziba mu muntu bro? Ziba mu muntu? Nacyo ni ikibazo. None se reka ngubaze nk'urugero rwa iyi studio turi gukoreramo, ubu wambaza gukora cyarimo amatara bro, ari kumva arumva nyine dayimoni ni mubi. Umwuka ikiremwa cy'Imana, umwuka uyobora umuntu, sibyo? Umwuka uyobora umuntu tubigendana. Iyo atari umwuka w'Imana aba ari uwa Satani, sibyo? Ni ibintu biri automatique. Ubundi na hagati njya mbona abantu aribo bazanamo hagati, ugasanga abantu babita ngo ni abanyabyaha, aba ni abanyamadini, aba ni abakristo. Abanyamadini mubakuremo mwegerane, mufatanye n'abanyabyaha mwese mubumbire hamwe, mwikwishyira hagati, kuko Bibiliya ivuga ku bakonje n'ababizi. Niba udakonje bira, ariko wimbira ngo Satani nakonje ku mugoroba nabizi, no, sibyo? Warumbaje dayimoni mu muntu. Bibiliya reka niyo dukoresha ivuga abantu Yesu yagiye ahura nabo barimo badayimoni akabakuramo. Abigishwa nawe yigeze kubatuma bahata abadayimoni bari kutwumvira, bari kuva mu bantu, sibyo? N'uyu munsi 2025 hari ababakoreramo bari mu bantu, bamwe bazungira bapasi ngo bumvisha amajwi yabo, buriya nibo baba bavuga. Namwe mu nsengero mujya mubona abantu bafite impano zo kwirukana abadayimoni babavugiramo, sibyo? Dayimoni iba mu muntu ryari? Iba mu muntu kugira ngo yere imbuto z'abadayimoni za kamere. Iyo umuntu ayoborwa n'umwuka umenyesha ikibi n'ikiza, ibintu byose ukora ukabikora uri muri angere ngo iki ni cyiza iki ni kibi, utabikora mu buryo bw'umurimo w'Imana, kuko umwuka w'Imana niwe uhishura umurimo w'Imana mu muntu, sibyo? Njye sinyandushana, uri kumva? Mbone ngo n'urugero ufite subscribers 125, ubwo njye niba Imana amaye 24 n'ibyo yampaye, hari ukamwe amaso bati ntabwo yansiga, urumva ni dayimoni ziri kubira. Ni yansiga agahita ajya kuguza amafaranga muri banki, akaza hari subscribers z'ibicupuri kugira ngo nawe naze, sibyo? Donc uwo mwuka uri kukubiranamo ni nawe utuma abo bantu biyahura wazumbaza. Donc izo dayimoni zikubira abantu, bagira n'abantu bakajya bumva amajwi y'abadayimoni. Aba bantu zibashe kujya mubona baza batubwira ibintu kumva ni iby'umwuka wa Satani, na baba beretswe abana rose n'abadayimoni bababwira. Bibiliya ivuga umuntu wari ubuze abadayimoni ngo bari donc region yose yari iri muri bo, ngo yageraga ku rwego kubita abantu ngo banamuha n'iminyururu akayica, ngo yabaga mu marimbi, sibyo? Ngo ariko Yesu amugezeho ngo bahita abadayimoni bakimara kumubona bati mwana w'Imana duhuriye watubabariye, duhuriye. Bivuze iki rero?
abantu abadayimoni babakoreramo, kuko Bibiliya banga abamarayika Imana bagize imiyaga, abana b'abantu bagira ibirimi by'umuriro. N'iryara abadayimoni batagukoreramo, twe dufite imbaraga ziruta iz'abadayimoni, arubizi ziruta n'iza Satani. Ariko abantu benshi ntabwo babizi. Tuzigira ryari iyo twakiye umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana ni urupfu, kandi urupfu ni Satani n'abamukorera bose. Ariko ukiri ku rupfu kugira ngo haraba impanuka ziteye ubwoba ziri guhitana abakiri bato, abajeni, abakuze, abantu bamwe noneho bakahaba indimi ebyiri ngo ngo abantu shitani irabibye. Uhita wibaza, ni nacyo kibazo wenda cya nyuma nashaka kukubaza, umushinga w'Imana yarafeyirinze se? Icyo abantu bibwira ntago Satani ntabwo afite uburenganzira bwo gutwara ubugingo bw'umuntu Imana itabumuhaye, sibyo? Ariko mu buryo bwa project, kuko umuntu ni project y'Imana, sibyo? Mu buryo bw'amaproje abantu badukurikiye, reka tujye muri economy, kuko Imana aho ni byose yisangamo. Mu buryo bwa proje, uyu munsi twambaye zino microphone. Last time twakoreshaga za zindi kandi urugero akira dore ngi there one time dukoresha izi ngizi, sibyo? Zose ni microphone. Donc muri proje y'Imana rigiye Imana yicara reka bati mbona remye Robert yanze kwemera icyo namuremeye. Muri proje yanjye nta kintu kimazemo, amahitamo yahisemo kurimbuka, sibyo? Turi kugendana. Birashoboka ko Imana rwose mu kwicira amasaka, ubwo ngiye ku bahinzi nayo muri proje muri economy, mbabwira ukuntu umuntu ari ibintu abafite muri proje, ko ushobora kwicara ko bati Imana izi ndabyo ntabwo zigezweho. Umuntu ashobora kuzagusobanura nk'aka kantu kavuga yine ni yandi, sibyo? Donc bifite ibisobanuro mu isi y'umwijima, kandi we ntabyo wari uzi. Ibintu nabikoreshaga ukabikura muri proje yawe, sibyo? N'Imana rero nayo igishima ko abantu bava muri proje yayo, kuko n'ubundi nta kintu bakimazemo. hari undi wadukonfuzinga ku kantu tudukonfuzinga niba bibazo uzabasubize wenda kuba atari gahunda y'ikiganiro twikomereze yani nibiki okay twikomereze najya ngusubiza aho ngaho donc umuntu uvango Satani arakwibye urukumva n'undi aba yarakwibye kera. Niba ubugingo bwawe bukoresha Imana ishobora gucyura umuntu wayo kugira ngo ejo atazandura, kuko Imana ireba uyu munsi ikareba n'ejo hazaza. Kera yabwiraga ba Petero turanyihakana nyamara ndi kureba uranyihakana. Kabwira Satani ati yobu wamwitegereje ndi kumureba no hirya ntago azigera nyihakana. Urakumva ko Imana ireba uyu munsi ikareba n'ejo hazaza. Birashoboka ko Imana ishobora gucyura umuntu wayo mu rwego rwo gushaka iki ubugingo, sibyo? Biranashoboka ko Imana ishobora kwicara ikareba uyu munsi n'ejo hazaza igasanga nta kintu, kubera ireba uyu munsi ikareba n'ejo hazaza igasanga nta kintu kirimo, bati taha n'undi Unaza kwibireba hazaza ibara kuremye itabona ko n'uwe nta n'amahitamo arega Imana mu bintu Imana yaduhaye bwose nk'ubutunzi bukomeye ni choice. Bibiliya iravuga ngo uyu munsi uhitemo tujyane i Yerusalemu cyangwa uhite ugire gute gumina. Ni ikintu bita choice. Imana iracyubaha kurenza ibintu byose. Buri muntu ahisemo kurimbuka Imana avuga ati nta kundi nabigenza mwarananiye genda. Reka mfate urugero rw'abahinzi nibwo urabyumva neza. Ariko ntago ndamenya ko shitani yamwibye wamo ako kantu ko kuba shitani ngo yiba abantu murese Satani afite liste ye yifuza abasasira yisasira se. Ndetse abana b'abajeni bose bari kugwa mu ntambara ugira ngo nuko bari bararemeye kuzagwa mu ntambara. Ubu mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000 ku ngoma ya Kristo kugira ngo abantu bazajya bapfa nk'uko Imana yifuza ko abantu baho bagasaza bakagira imyaka 900. Abana b'abantu babana marayika baraza baryamana na irayigabanya yigira 120 uri kumva bakomeza kwinangira irayimandu yigeze kuri 70. Sibyo rero n'abantu benshi bavuga ko umushinga w'Imana nyine wa failing utasi Imana ya failing none se abantu nyine na ubwenge se abantu yaremye izo ni diamond wahinze insina zagakwera urazitema umushinga wa failing. None se n'ubwa mbere Imana ibonye proje yayo ya mbere ivuyeho uri kumva ikicuza cyatumye irema ikongera igadaha ikongera Imana iricuza ikicuza se ni Bibiliya si bivuga akoze wicuza icyo warebaga hazaza. Kwicuza se ni si emotion samaranga mutima. Imana ntabigira amarangamutima. Imana ntabigira amarangamutima. Ese uzi urwego rw'imitekerereze abantu bagezeho uyu munsi n'abizi baba scientifique bari kudukurikira n'abahanga
bahita batangira kujajinga Imana bavuga ko yivuguruza, iricuza, itangiye kugaragaza amarangamutima, yateguye proje y'inyanya, harimo Robert na Emi, umushinga w'inyanya urahombye. Ababiga rero Emi nujya kubwiriza niba warafashe umurongo mu mugambi w'Imana, ukaba uri umubwiriza butumwa, ukaba uri mu evangile cyangwa se uvuga butumwa, ukaba uri umushumba, donc nujya mu mugambi w'Imana, emotionally z'abantu, ibitekerezo by'abantu, by'abafilozofe, ukumva n'iby'abascientifique tubishyira ku ruhande, ubyihorere. byihorere. Wowe ukora icyo uremewe, donc ukora icyo uremewe. Niba ushaka kuba mu murongo w'Imana, n'ibyo kuvuga ngo Imana ngo proje yabishatse yakubi. Bibiliya sivuga iki? Iravuga ngo Imana yubika imisozi itabimenya. Byitwaye iki se kuba mwebwe mwarangira ikongera ikakora generation nshyashya? Ubu yabishatse niba turi 14 yazubika zose igasigamo babiri bonyine. Ntabwo se bakongera bakoroka ikabiruzuye. Ubu tumaze kugera kuri zingahe? 14. Si imyaka 30 ishize se tuhuye n'amakuba n'ibyago bya jenoside yakorewe Abatutsi. Imana ikora ibyo ishaka mu Mana bwayo. Iyo tugeze mu bitekerezo by'Imana urikumva no mu bwenge bwayo, urikumva tunosheraho gatoya. Nteje kwanga ngo projet ya aferi none se ubundi kadufata urugero ku masaka cyangwa se kuri ibyo bigoro uri kuya no kuri zo noti. Umuhinzi nyirubwite ntago isaka yava ngo ngenda byibushye windandura, arareba bati mba nkurikije iki kigoro aho gihinze n'iki ngiki aho gihinze, iki ngiki ni kitagiva mu nzira byose bizabiri byoni vamo. Wari wabona umuntu uri gutemera urutoki rwe, aragenda akareba wa mubyare wowe ubona kwa dani ako position wameze matari bakawukuraho agashyira hano ku ruhande. Umuhinzi mwiza, umuhinzi mwiza kumva. Rero Imana ni data wa twese mwiza, ikora ibyo ishaka mu isi no mu ijuru. Byo kuvuga ngo projet yayo ngo yarakaye ngo ibyo birakureba, urakorenjera ubu vandateri yavuga ngo nyimura hano ngo ndereka ahangaha. Niyo mpamvu rero gusenga atari ngombwa. Gusenga ku bubaki ese nyine abantu bari kunyumva bati gusenga rero si ngombwa, byihorera ngumaha nkora ibyiza. Uwo mwuka umenyesha icyiza ni wa Satani, icyo gitekerezo ni cya Satani. None se niba nyine iyi ni vandateri uyu munsi turi kwigisha iri hano sibyo, abantu badukwikiye mu irebe iremeye urikumva iza kuko ngewe urikumva mfite ubushobozi bwo kuyizana nkayisubiza aho ngeze gute, aho igomba kubira, aho igomba kubira sibyo. None tugeze mu gihe urikumva Emi ambaza ngo ntabwo nkwiriye gusenga, ni wowe witegereka gusenga se cyangwa wagushyizeho ngo usenge ni ugusengera? Ko bavuze ngo umusengesha umwuka iteka urukumva. Niba umwuka gutereye gusenga uranga se? Naho ahantu ibintu bikomereye abantu barashaka gukoresha Imana, kandi Imana ntikoreshwa ahubwo Imana ikoresha abantu. Aha twaba turi ku mwuka w'urupfu, ubutaha tuzakora ku mwuka wo gukira no gukena, ubukene n'ubukire n'ubukire. Kuko impamvu turibaza niba uzasanga benshi urabyibuka umwuga dukora nge nawe mu bitangazamakuru ko turi mu gisata cya gospel kandi full nubwo ari hafi. Abantu badukurikira benshi bamize inyigisho itariyo, abandi babyita challenge. Ako wajya kureba ugasanga harimo ko kutamenya, kandi ijambo ry'Imana rivuze ngo nimutamenya ukuri nzarimbuka muzapfa. Biravuga ngo bwajya buri mutse buzize kugira gute kutamenya. Kumenya se niki? Ni ukugira knowledge se niki? Ni ukubaho Uwiteka. Iyo umuntu yibasha Uwiteka ahita areka kubinjije, asobanukirwa cyane byinshi kurushaho. Kuko hano twamera nkaho ndi wibajije ngo none se Imana yaremwe nande? Ngo Imana yaremwe nande? Ngo none se ngo yaremwe isi n'ijuru ngo ihagaze. Ibaze iyo umuntu ageze ku iyo level yo gutangira kwibaza ibyo bibazo, naho hagera Imana igahita ibona ko buri abana b'abantu iyo bahuje nta kibananira. Imana arabitegereje abanga abantu nubwo bahuje nta kintu cyabananira, kuko irabizi hari ibintu yabahaye nk'amahitamo yabo sibyo. Yavuga ati kambanyuranye indimi urikumva. Iyo Imana ibona abantu batangiye kugera aho ngaho hari akantu ikandaho basanga mwene umuntu wabazaga ibyo bintu atangiye kuba atibaho. Iki gice cya hano cyatangiye kuba paralize yigira ngo budanda ameze nka gutya bakurura mu ntebe urikumva batibaho ibaho. Ibyo ni byo abazungu bari kudukorera muri Afurika yacu, bari kuduteranya ngo tudahuza
bagere ku cyo bashaka kugeraho. Iyo habaye umwuka wa separation b'abantu batagishira hamwe biroroshye kuba control. Niba n'Imana ibona abana abantu bashaka gushira hamwe, separation iremeye aho bikitemera ni division. Ibi by'amoko muri kubona. Yego, iyi ni separation. Imana yemera ko mwebwe mwajya mu ishyanga iri n'ibiri n'abandi bakajya muri ishyanga mukagira imico yanyu, ururimi rwanyu, ariko iyo hajemo ama division ethnique n'urugero ngo haye sibyo nabyo abazungu bakoresha mu rwego rwo kudufanyisha Afrika. Kandi bo nabahanga bazi iki Imana ivuze, basoma Bibiliya ivuze iki, biravuze ngo Afrika Imana yihaye umugisha sibyo. Hanyuma mu rwego rero kuko bazi ko Imana yahaye gutaka umugisha, abayiriho banafite n'ubushobozi banabakuramo, kuko iyi Afrika paradis. Sureba Afrika yihishuriwe. Donc aba n'abayobozi bose bayobora Afrika bihishuriwe bakagira revelation nk'izo ba Muammar Gaddafi bari bafite n'aba Traoré. Afrika yitwa paradis. Bura iyi Kongo iyo uri kubona imeze nka nozo. Ni trigger ni iki? Trigger. Kano ko mu mbunda bakora amasaza gahita sohoka. Trigger. Kongo ni trigger. Ni kanwamo na Afrika irarangira. Uri kumva? Ariko ubu nk'ubu ba Kisekedi n'aba ba Ramaphosa n'abandi ba honorable bose donc ba express. Uri kumva? Bicaye bakunga umurunga umwe. Bro. Afrika yagipfukamisha kuri ngo ba Trump ngo bapfukamisha ngo abandi ba president. Afrika yagipfukamisha bari abanyaburayi. Urabona kuri aho iri ngoma yapfukamishije muri mu Mesoneri niko bajya bamera bose. Habayeho revelation urkumva. Ngira ngo kira kintu yanakoze cyababaje abazungu. Kira ni kibi cyane. Veto bagarakantu yakoze kababaje abazungu babaye kweli kudupfukamisha sha uri umwira. Afrika bagize revelation. Na rega buriya ubwo bavuze ikintu mvuga sibyo. Ariko dutegereze Kristo azaza, ntago azatinda, azahindura byose kuba bishya niko ijambo ry'Imana rivuga. Roba ndagushimiye, ariko ngira ngo sinakurekura udatanze nimero yawe. 078 52 1 6 18. Aho kugira ngo wandike commentaire tukana nituvugisha dusobanuzo ugate aka kantu wavuze nge nkemera gutya. Na Yesu baramututse nta kibazo. Na Yesu wese ni bamututse ibyo nta kibazo. Reka mwe mukomeze tu. Yego ntari byo. Reka tubashimire rero, mwakoze cyane. Impamvu nuko nzi neza ko nejo bundi tuzagukenera, tuzaganira ku cyo gukira no gukena. Tuzagana ku mwuka w'ubukire n'ukuntu umuntu akena n'umwuka wo gukena. Ndagushimira. Ntago abizera bose bavuga muri Bibiliya barabakene. Okay. Ibyo birumvikanye. Ndagushimira wakoze cyane. Imana igumugisha. Watanze nimero ubwo wagukenera yaguhamagara, singoga ko banyuraho kugira ngo ni iby'agaciro no kuba twaganiriye. Imana umugisha mwese abari badukurikiye. Marikuzo Emmy. Hanyuma mujye kuri Yada, ariko mwibuke kujya kuri Yada mukore subscribe kugira mujye mukurikira gahunda zose abagezaho. Ni filime, ariko hari filime urugena yitwa Yada Films channel yanyu. Oya, ahubwo hari filime nshyashya ifite ama episode yitwa gutera Batamuriza. Batamuriza se ko yari mushiki wanjye nkamubura. Batamuriza ni iki? Nako igitekerezo cyubaketse. Umuhungu waburanye na musaza we aza gushaka papa w'i Kigali. Ubwo wajya kuri YouTube akandikamo Batamuriza niyo yaza. Batamuriza series. Urakoze muvandi. Tubahaye ikaze abashaka kwambara neza, turabatumira muri White Shop. Ni hano mu nyubako ya Tedemiri mu mujyi, umanutse ku maesikariye ku ruhande hasi hateganye no kwandamage. Ni muryango wa mbere ukinjiramo, urahasanga amashakoshi meza. Baraguha ikaze, hanyuma bagusekere, hanyuma utambuke bakwereke imyambaro myiza ijyanye n'icyerekezo. Barakwereka imyambaro myiza y'abagabo, barakwereka amakote meza, barakwereka amakote akwiriye icyerekezo. Hanyuma nibarangiza bakwereke amapantaro meza
baragutambagiza bakwereka amashati meza. Ugeze muri White Shop urasangamo amashati meza ndetse urasangamo n'imipira myiza. Ahangaha rero uko winjiye ntago ariko uri buze gusohoka, kubera ko winjiye wishimye, ariko noneho uraza gusohoka umwenyura kubera ko amafaranga winjiranye ari buze kukwambika. Bafite amapantaro meza, imipira myiza, bafite imibavu myiza ihumura neza cyangwa se amaperfume, bafitemo n'ibitenge, ushobora gusangamo igitenge kingana nuko wifuza barakwambika. Baguha ikaze, hanyuma ushobora kubahamagara kuri iyi nimero 078850 bagira imikandara myiza y'abagabo ndetse bagira amakanzu meza ku badamu n'abakobwa. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ushobora kugeramo noneho guhitamo bikaza kukugora, ariko bijyanye n'amafaranga bari buze kugufasha. Bagira imikenyero myiza, bagira amakanzu meza ku ngeri zose zigiye zitandukanye, waba uri munini waba uri muto barakwambika. Bagira amashakoshi meza rero, hano winjiremo bafite udusakame twiza tw'abadamu, bagira inkweto nziza, bafite amasandari meza utasanga ahandi hantu aho ariho hose. Ndagutumira muri White Shop, bafite inkweto nziza z'abagabo cyangwa se bambika abagabo n'abasore. Winjiremo bakwakire neza ndetse usohoke wishimye kuruta uko winjiye.